Reka mbifurize rero kugira igitondo cyiza, kugira impagarike n'ubugingo buri bantu bose aho baherereye uko mwiyumva muri aka kanya. Rero ni Clever Bemba nk'uko mubyumva, ni hano ku Intare Official. Amakuru tubazaniye, murabizi ko tumaze iminsi n'ubundi harimo sensibilisation n'ubundi zikunze gukorwa na bamwe mu bagiye bava mu mitwe yitwaje intwaro, ndetse n'abari abakadre babo twavuga bari abanyepolitike ariko bakiyunga bakaza muri Alliance Fleuve Congo muri M23. Hari umuvandimwe umwe nakunze kuvugaho igihe kirekire, ndamya nashidikanya ko inshuti yanjye kuko ngerageza no kuvugana nawe nubwo ari muri Wazalendo. Ubu ngubu ngo yambaye igrade ya general, ni Colonel Noheli François, yari afite koroseni ya November Hotel. Ndibuka ko afite n'umwana witwa Iranzi, ndabyibuka cyane. Umudamu we utari i Burungu, hari n'undi yari afite Aruri Kabaragasha, hari n'abandi yongeye kujya atunga. N'umwe mu bagabo bagiriwe icyizere n'umuryango kwa Bahati Erasto, kwa guverineri, kwa excellence guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru, ariko cyane yizerwa muri iriya famiye, kuko se ise wa November Hotel uwamugize chef w'ahantu bita ku Ihembe ni Muzehe Erasto. Noheli akomeza kuba igihe se yapfiriye akomeza kuba chef, ariko murabizi ko Muzehe Erasto ntabwo yigeze yishimira gukorana n'interahamwe, gukorana na FDLR, biturukanye n'uburyo ndavuga ngo iki ni uburyo wenda azi ibyo bari bamaze gukora mu Rwanda, kuko Muzehe Erasto ni umugabo utarigeze ujyamo ibintu by'ivangura, ahubwo ni umwe mu baharaniye uburenganzira bw'abavuga ikinyarwanda muri Nord Kivu ndetse na Kongo yose. Ni ukuvuga ngo kuko wenda Hatayisha Mirere amaze no kugera mu zabukuru, ariko nemeza ko mu ntwari zakagombye kuzibukwa z'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda nawe ari mu ntwari. Ngewe wenda ntabwo ari nge ushyira abantu mu ntwari, ariko nemeza ko uriya musaza yarabiharaniye. Mu kubiharanira kwe n'abana be barabiharanira, ngo tere pere tere fils, ngo tere fils tere pere. Ni ukuvuga ngo yaribyaye aharanira uburenganzira bw'uvuga ikinyarwanda. Ku makuru avuga ko yavukiye rimwe n'umwami w'Abahunde hariya witwa Bashari Nyankuba, ari Bashari Nyankuba ari Jean Baptiste, bavukiye umunsi umwe kuko bose bavukiye Kibarizo bita ku misozi ya Muhanga. Ariko ntabwo yigeze ajya mu bijyanye n'ivangura iryo ari ryo ryose. None wenda hari ikiganiro kirambuye Noheli yaje kuyigirana n'uwo bita Sharma. Sharma nawe ni umwe mu bakoranaga nabo, ariko aza kubona ukuri, aravuga ati bagiye batubeshya igihe kirekire, twagiye dukora tutazi ngo turi mu biki. Aza kubona ko Alliance Fleuve Congo M23 aricyo cyama gifite imbaraga, aricyo cyama gifite agaciro. Aravuga ati mbavuyemo. Ndetse n'abandi murabibona bahakiza bagiye babavamo, abitwa ba Budu bari abaje turabagiye babavamo, baraza ujya wumva bitwa bagafumbera uburyo bagiye bapfa, n'abandi bagiye biyikirwa. Ubona ko n'abandi nabo bari mu nzira yo kuva. Musiniriwe ndondora amazina y'abagiye kuza, ariko numva Gasharuma ari kumubwira ati ngo ngabo n'abandi baraje ndi kubareba cyahari mu gitondo. Byo rero byumvikana. Noheli ni umwe mu bari barafunzwe na leta ya Kinshasa, aza gufungurwa na M23. Urumva ko yaje kubigiramo n'amahirwe maremare. Margara wenda ku murongo wa telefone wumvaga ko ari kuzamo akabazo, ariko icyo kiganiro cyabo cyose ndagira ngo mucyumve. Abari aba diaspora mushireho comment. Ahangaha ni ku Intare Official rwose. Ndabakunda cyane kandi mbifuriza ibyiza, murabizi. Uwiteka akomeze abane na buri wese, mbabwira ngo dukurikirane iki kiganiro November Hotel ariwe Noheli yagiranye na Sharma. Wenda tugaruke imbere gakeya. Niba ngewe ndi mu ruhare rwa M23 ndi kugwana kurusha rwa M23, ndiyo ni umuntu uvuga ikirimi nk'icyanjye. Nawe uri kugwana kurusha kwa guverinora ya Kinshasa. Ariko muri guverinora ya Kinshasa nawe ni muri mwagira mu mwanya baracyabita abanyeshamba. No, je ndi umukongomani.
umukongomani sampurusa ntabwo ndi nyeshamba idare urabizi ko ndi no mu rugo ngagenda ngaja za beni ngagenda ngaja hehe yicara hano yentire ntabwo turi nyeshamba no ariko muze uri mukuru wanjye wabaye na komanda wanjye igihe twakoreye tukandika amaraporo bose ibyama byose bagiye babafunga babaziza ngo muri hamwe abandi ngo muri banyatura bakabafatira za Kirorigwe abandi za Mweswe bajya kubafunga bari barabamariye iriya ku Minzenze ejo bundi intare za Sarangwe zitakora imbaraga zose zibakuze mu Munzenze muveyo Gisegeti gatari yaremeye kubarekura kandi ari gukorana n'abazarendo abari muri Makaraka atabarekuye abamwe ko bamaze gushiraho bari kugwayo abari za Ndoro batabarekuye ateganya iki kuri abo bantu bagifunze guverinoma ifite ubutabera yego kuko niyo guverinoma yanyakira ngo uvuye ifite abafunzwe hari abantu benshi baburiye amarengero bamwe barapfuye ikora guverinoma yakongera gufunga igihe cyose kubona ariko se iyo guverinoma yanyu uhereza abantu barenge 10 bamaze gufungwa bose baburiye irengero none se bafungwa ndumva ngo ikina nguvu nibihagurutse iri kurwanira uburenganzira bwabo bagwana uburenganzira ko baheza ishanga bakeneye gusubira mu byabo ariko izi ntambara nakubwiye ko ziri antre Kongo u Rwanda ruracyafite impunzi zabo muri Kongo bahora babwira Kongo ati muduhereze impunzi zacu zitaye kuko bahora bikanga ko bagomba kuzahungabanya umutekano bibaye ngombwa natwe tukagira ihungabana kuri twebwe ry'abari hanze bavuga ati dushaka gusubira iwacu ku mirima zacu tugataha ibyo byose uvuze ko bo Kongo izi ko hanze hari impunzi zakagumye gusubira mu byabo ariko nuko bavuga ibihumbi byinshi byo gutaha ntibavuga ibihumbi none si bo mu gihe bagende ntibabyaye igisekuruza cyabo se cyagumye hamwe nticyakomeje kororoka kuki Kongo itakagumye gusinyana n'ibihugu isinyana za HCR bacyura izo mpunzi zitahe ejo bundi bibwe bubatse ibizu mu gihe cyashize ngo ni ugucyura impunzi niho zigiye gusohorera kugira ngo bose bateye mu byabo ariko ubwabo basangana umutekano bafite interamwe zikiri hanze y'igihugu ntabwo bazi wabo ngo iki baba abo rukuvuga ntabwo bazi wabo none se tuvugisha ukuri ubu ngubu niba koko mu Rwanda hari impunzi zo muri Kongo no muri Kongo ikabibitse impunzi z'u Rwanda ubu ngubu impunzi zo mu Rwanda zicara inyagisozi se zijye kwicara ku ihembe urabona yego Kongo ni igihugu cyahungiwe n'impunzi z'abanyarwanda yego kandi izo mpunzi zahunzwe zihunga Kagame yego isha none uravuze ngo Kongo ngizifate zikubita Makaraka iziterere mu rugo bwa Kagame tena wamaze kumenya burya intsinzi y'intambara none se uri kugira ngo noneho tena ngaho mva muze nubwo tuganiye ntundebe nabi wenda tunanyumve na nabi none uri kugira ngo u Rwanda go rufate babatutsi bavuye muri Kongo nabo bababwira ati musubire muri Kongo babandi bavuye mu Rwanda batekerezwaho kuba barabakoreye itsemba n'itsemba bwoko bagarure tena bwa bwoko babuguzane muri Kongo kugira bakomeze babutsembatsembe nibwo umaze kumenya intangiro y'intambara none ibibazo byabereye mu Rwanda nibo mutuka ari umukongomani aze ishatreba izo neramwe izo zimwishatreba ariko muze suri kureba hano uri general pe wabaye komanda wanjye ibihe birebire hano uvuka ku ihembe ni uri kandi abaturage uko biri kose urabafasha ariko niwe umaze kumenya intsinzi y'intambara aba banyarwanda bahunze mu Rwanda bahunga Kagame bari gutinya ko basubirayo ejo bakagirirwa nabi ariko abenshi batinyaga hejuru y'ibibi bagiye bagira no twe muri Nyatura nta bantu batinya kubonana n'abandi hejuru y'ibibi bagiye bagirira bagenzi babo ngo iki Makenga u Rwanda rwamukoze umupolisi wo kubafatira FDLR none si Makenga uzi ni umunyarwanda Makenga ni umukongomani none se nanga niki no sinanga ni umunyarwanda Kabila si nawe ye numva Kabila mu Rwanda ni umunyarwanda ngiye ntanzi bisekuruza ni mwe mugenda mu bimenya nakubwiye ngo Makenga nigoma iwe ku rupangu rwe iwe aha yego ari no gusoza umugore we nagiye gutaha ubukwe yego urukumva nagiye gutaha ubukwe bwe mu 2009 ndagenda nje gutaha najanye na gatoto
okay, none se muze ndabyemera kuko niyo wabaga wabanye na muze Erasto nta kuntu utagize kandi burya n'umutungo ufite hariya za Burungu umutungo waba ufite ubu ngubu pe niyo nkomoko yawo. Ubwo rero ntugafate umuntu waguhaye wenda umufate nk'ataraguhaye nk'uko nanjye ngenda nshimira Jamari ntako natatureze yadufashe neza, ariko ntekereze ko nawe wakagombye gushimira M23 kuko nawe hari icyo yagufashijeho yagukoreye. igihero kivuze kuko wagibonye. Oya jewe nshimira Jamari kuko yamfashije rose kuje ukumbwira ngo uhereze kugurisha urutoki rwanjye sinaruguze inkorera Jamari, ariko nawe umenye ko umutungo ufite ubu ngubu ari nkomoko wakuye ku mututsi. Nta mututsi navuga ngo yampaye ikintu ntabwo tuzashaka ikintu Ambaye ahubwo yewe ntabwo nakoranye nabo nabanye nabo benshi nabanye nabo sana pe. niyo nejo bundi no bagukuye mu munzenze iyo batagukuramo twari twaravuze gisegeti yaranze kumva. Oya none baje bafite gahunda yanje cyangwa baje bafite gufata goma. Bari bafite gahunda y'igihugu ntabwo ari iyawe kuko harimo n'abandi benshi bagusumije gukora neza, harimo n'abandi benshi bari bafite inyungu icyama. Ubwo baje gutabara iboni revolutionnaire baje gutabara abene igihugu nawe utabagwa muri bo, ahubwo sinzi impamvu mutabakoreye kandi babagiriye neza. Ngape muze ntabwo wariye ku mafaranga ya nanga, ntabwo baguhayeho ugiye kugura ka costume keza wiyumve asigaye umurimo ukogwe Ku mafaranga ya nanga wagariyo ndagatura mama nawe barabuzeho buri sandi avuye none mwamaze kuvayo ntago mwagiye mukora ibyicaro bamaze kubafunguza, ariko muri abahatari abantu barabafunguje n'abindoro iyo baba hafi cyangwa Kinshasa baba barabafunguje, ariko ubundi niyo biri kuganira nabo bazafungurwa. nta munsi nagumwe nicaranye nabo ntawe. Yesu oho dore rero ndi umwana ariko inzi ko babagire neza intare za Sarangwe zidafata goma muze gisegeti uko yari yarihorereye ibyama biri kuburana buri gihe bakanga mwari muzavamo. Ndagenda nja ku hoteli bita nani Serena hano bitagahe muri Serena nagiye hano bitaga yusi yako hoteli gitangukira amara karibu ndi kumwe n'umugabo w'inshuti yanjye wo bita Etienne na nubu araho ngaho igoma. okay muze reka nkubwire inama uri wenyine ngewe uzambabarire nimukubwira nabi uzambabarire ninkubwira nabwo neza uzanshima, ariko urabona muri processus yose ubu ngubu waje koko wagize neza kujya kuzahura abo bantu kuko Imana abaturage bagize bo kwihembe nuko Sharuma nagiye nawe ukaboneka, nawe iyo utaboneka baba baramaze kubashawurira ba nyina kuko abo bahungu biyoge nta muwe bajya bagira, ariko wagiye kubahereza imbaraga. Dore ngabo baje turuwa ngabo bari kugenda n'abandi ngabo bari kugenda bari mu nzira ngabo ndi umubiri kuko ndi n'umuhanuzi kandi urabibona mu cyimbo inshingano wakagombye kutukorera ahubwo abandi bagiye kuvamo aribo bagenda bari kuzikora, aribo wakagombye kuduhamagara tukakugwa mu ntege. Ndi kubivuga ubu ngubu ni ku itariki n'ari n'icumi, ariko wenda hari igihe muzanyi uzibuka ibyo nakubwiraga ko ari ukuri. Buriya nk'ubu ngubu uribuka ijambo nigeze kukubwira ati muze kuza udusanze ino nibyo ndi shefu watangaga amahene buri gihe ndi kwigura nta muntu nahaye, kandi ibyo natangaga byose ko ari ukwigura, ari nayo mpamvu mbaye umukene ntabyo nabonye. Ndakubwira ati irembo winjiriyemo ni ribi, iri rembo winjiriyemo ni ribi kabisa. Wenda iyo winjirira muri M23 ukazatwakura tukaza tukakugwa mu ntege, ariko hano winjiriyeho zero. Imyaka narangije 7 yose nta karima nta parcelle, umugore wanjye nta mwenda nta hene nta nka. Ndavuga ati eske ni wowe kuzakora ibyiza bizashimwa n'aba banyarwanda bishimwe n'iki cyama uburyo ki bazagushima kuruta uko nakoze. Ndavuga ati irembo waginjiremo ni ribi, ndi kubivuga none ariko uzabona ko ibyo nakubwiye ari ukuri. Ubwo rero kuza iyo ngiyo ntabwo twagucira urubanza, n'Uwiteka wakugejeje kugira utabare abaturage ureba abarengana, ariko
unateganya ko imana ihinduye ubuzima bwawe yabuhindura. Ari nayo mpamvu mbwira abantu kuvugana nayo bajye babireka. Ariko icyo nzi cyo ba Jean Marie, ba Gido, ba Kabido, bande bagiye bandika ibipapuro basaba abantu babo ku munzenzi bari baranze kubatanga. Kinshasa muri Makara banze kubarekura, Indoha banze kubarekura, nani banze kubarekura. Eske barindiye iki? Barindiye ko urugamba rwa M23 rurangira, barangize namwe mwese babakomete n'ikamba babashire mu prison. Nutabona bibaye uzamenye ko ibyo nakubwiye ari kubesha. Barindiye kugira ngo barebe ko mwabafasha kwizi ntambara babakomemo. Twagiye mu nama Igoma, nari nzirimo za guverineri uri abapfuye, bari gusaba imbunda zo kugira ngo zirasa umwanzi. Amagambo bashubijwe narayumvaga muri 2014 muri tupigaka nyenjo muri kwa munadukamata amateka na kurepondere mateka nyenjo mutupata amateka zetu muta unatomba silaha za nini simukamata zile za 2014 jo mwende mupiganishe silaha bandugu zenu kule batusi simwende mupiganishe zile silaha bitamvuga ngo burya bano bagabo bari kugwana urugamba batazi uko bari kugwana. Guverineri ubwo bari kumusaba imbaraga, bakamusaba munition, bakamusaba imbunda zo kugwana, nibajye kugwanisha imbunda zo muri 2014 bagwanishije. Muze uretse kuba wenda muticaraga mu byicaro mu bigemo, ariko ibyicara babikoze kenshi. Guverinema ntamo ibafitiye izi ko mwebwe abahutu d'ailleurs les hutu ketegari atutsi yanga binoga wakora aho ngaho mubaza rendo uriyo, ariko umenye ko uri umututsi tu niko bakwita, n'umunyanganika ari kukwita, n'uwo muswa yiri umuhunde kwa pezerese nikiri kukwita. Ejo bundi muri guhunga bano banyarwanda bageze iriya za hasi zanuza kuri uzarushoka, ntago basanze ibiraro babiciye. Reka nzu buno intambara nibwo itangiye sasa. Reka nzu uzarebe niba wari karuzajyayo mukagirira y'amahoro, cyangwa imigezi urebe niba muzazamuka ibiraro batabiciye, kuko bazi ko kwambuka wari kare kwanyu muzaba mwinjije M23. Nababwira ati wana tuko pamoja tuko bazalendo, oya ntibabemera. Ahubwo benshi bari gupoteza igihe bakagombye kuba baramaze gutunganya ibyabo, nicyo gihe bari gupoteza cyubusa, arugenda bapoteza imitungo zabo. Abana babo ngabo babinjije mu mashamba, umuntu ari gunga kagero nkakajyana abana ndi bari kwiga. Ese nibi nambari zarangiza imyaka 20 nibizatinda, abo bana bazaba barabuze ishuri bo ejo bazitwa baki. Abo bagore bari kujyanwa bizaronga, bari kwinjiza za pinga, bari gukomeza imbere, bari gusunikiye inyuma, iherezo rizabiri. Urugamba turi kugwana ubu ngubu wowe wakagombye kubura gufasha, uri muri M23 muri AFC M23, urugamba rukava amasisi rukimukira wari kare rugukomeza iyo fo y'intambara ziri kugana. Ariko dore mubaye blockage yo gutuma urugamba rutihutira aho rushaka kugera. Gusa buri wese hano imbere azibuka icyo akagombye gukora, kandi ubu ngubu inzira niyi. Yara ndi kumwe na guverinoma mpaka. Oya uri komanda wanjye gwino. Dore muze nkubwire niba uri wenyine cyo koze, kandi nzi ko ufite ubudahangagwa generali, ufite ubudahangagwa, nta nubwo banajya kugufunga ngo nukuvuganye na Sharuma. Ufite singubodwe yaje sinageze iwe, umugore we ntari kurya kuri za kawunga sameze neza, se ngo wagarutse muri operation. Ubundi niba uri umusirikare teganya ko aho urigomba gupfa uri gupfira ibyo uhagarariye. Ubu ngubu ugomba kuza muri AFC M23 kuko ukanapfa, ariko ukapfa uri guharanira ibyo wateguye no guharanira. Ariko impfu nubwo byose ari urupfu niruhuye, hari urupfu rw'ububwana n'urupfu rw'ubugabo. Hari umuntu upfa bakavuga ati shagenda nubwo upfuye wari intwari, hari n'upfa bakavuga ati genda upfe ariko warizize. Ejo bundi Gafumbera ari gupfa no mu banyu ko tufate ubu ngubu no muri bene wabo bose, uru rupfu rwa Gafumbera ruravuga. Si umuntu upfuye mu ntambara z'ibitiriti. Samuel yarapfuye. Hose hari abantu badapfa. Okay, Samuel yarapfuye. Ariko uko bagiye ndiyo yarapfuye. Ariko mu mahanga yabaye hero. Yabaye ihero. Ifaranga rikomeye cyane. Yabaye dusanga bapoteje. Nawe rero icyo ngusaba tuyobore. Ariko ndaye imbere y'izina ry'Imana iyo winjirira muri AFC M23. Ubu ngubu akaba ariho komanda des opérations uri cooperating. Nawe ubwawe ubura kubona ko ariho ikindi gisumbye icyo uri cyo.
ubu si guverinema uzizatangira kuguhemba itari yagushira kuri controle physique igushire kuri controle biometrie igukuriraho amafaranga ntabwo ari none n'ejo utazi ko mfite amatirikire muri guverinoma ariko nubwo wagira amatirikire ntabwo uhembwa none si njyewe simfite matrikire muri leta yo nanjye nasohoye none siko ndahembwa nawe urayifite nimero ntuhembwa nanjye mfite matrikire simpembwa unagiye kurekera mu mushahara wanje nawe ubona pe uzi batwitaga ngo iki mu gifaransa aba NI ubwo rero muze afande ariko ntabwo ari njya gusansibiriza mbabare nandi kugusansibiriza ntabwo twebwe abase dusansibiriza abagenerale twasansibiriza abo tungana ariko buntu uri muri AFC M23 ufite intera ndende ufite n'ikindi cyubaro kigeretse ku cyo ufite wanareba no mu ijuru no mu isi wakwire bugasanga biguyemo ariko gukorera guverinema ya Kinshasa muze niba utari wayigaho wenda ibyo umuntu arimo bivuga neza reka mvuge neza M23 kuko niyo nicayemo nawe uvuge neza aho uri ariko ngiye mbivuga nk'umwana uri muri AFC M23 ufite intera ndende ikomeye tena uri komanda des opérations pour kwakura abasharuma ukakura abantu bose izo nizo sariza ukaviyonge ukazagwa zabure ukazagwiyo zanuza zapingiwe pfumwe migeze ndamenyaga intambara zikava amasisi zikimukira warikare warikare yabatabemeye mukamuca hejuru ubusi nibwo mwabona igihugu bagikorera nani nuza bagikorera balkanization ni handi tangiriye gusa cyangwa n'ibindi bihugu byagiye bamuza balkanization intambara ntabwo ari ya M23 ahubwo ni intambara y'ibihugu none se M23 ye muravuga ngo mu Rwanda mwemera kara abakongomani AFC yo bananga mu bashirayi bakabira bo muzabashirayi bamoyize katumbisha karitavuga rimwe na Kinshasa muzabashirayi abanyabyaha bajya bakora ibyaha muri guverinoma bagahungira amagambo uretse muze bafayuru muzabashirayi none se ubwo kwihembe basharuma bo muzabashirayi nose nanjye bayera ngo umunyakigali ari tino kubwira kwina uwe ngurutoki gwawe umwe kumangwende nuko basa amahoro gabeho muze niba umfasha nga data none wenda uri papa fasha uze oya ntabwo nagusansibiriza mfasha uze muri AFC M23 kisha wakure abo bandi basigaye bose nzemera imbe umutetsi wawe imbe koroze wiwawe nutabona duhinduye ubuzima ukabona hari bihindutse uzandaze mama yarapfuye hari byo tuzahinduka no gukorera gisege tubwe kugira ngo manzu wiwawe nguzi yondi ngo ndagufasha uko gusana gwarore mbaye ngani none se nakuri inshuti yanjye nozi tera tubigire gute bo noneho gucya bo dukomeze dusabirane bo politiki ubwazo basi ubwo zizijya kugiye murakoze muri diplomasi uri hasi ntabwo twajanirana ndo hasi ariko nimbura kubara namwe nzagwa umugabo tu ndo hasi ariko muri diplomasi nanjye mumenye ko mfitemo nosiyo kuba naba nzi diplomasi y'ibyatambutse amateka kuna abatutsi bageze no muri Kongo bageze za Bigwe za Mirangi za Hura za mbo mfite amateka bavaga mu Rwanda bari kuvayo bahunze intambara bahungaga ngenda yizi bageze no muri Kongo biba ngombwa ko ndiyo bari impunzi bahungira muri Kongo babahungishaga ndabazi izo ntambara ndazizi biba ngombwa nabo bakora bamwe muri bo mu Rwanda bakora rekuru ariko baje muri Kongo harimo abatutsi bo muri Kongo basanzwe muri Kongo ntabwo baje bari impunzi bose ahubwo muri Kongo harimo abatutsi basanzweyo nkuko natwe buno twavana muri Kongo tukajya mu Rwanda dusanze y'abahutu ni nako nabo bagize intambara mu Rwanda barabatsemba abari basigaye bahungira muri Kongo ku batutsi bene wabo igihe kigeze nabo barahunguka bakora icyo bitari kuru ingope nase wavuga ngo muri Kongo nta mututsi wigezemo none se wavuga ngo muri badata bafashe amashamba aho zabibwe bayafashe hano za Kivuye za Mpati inuko gara amashamba gabagamo imvubu gusa muri history yabari gukuramo uburyoko bakuyemo uburyoko batutsi bo batari gufata ku mirima none se batutsi bafashe ku mirima muri migration muri 2025 turukuzane no muri Kongo
urabita abanyarwanda ibo bazakwemera sizo za ntambara zizakomeza muri Kongo? ntabwo nta muntu ko muri perezida cya Kongo barimo bakavamo yego urwego rwa politiki rwo hasi n'imirimo yo hasi mu mashuri bakaba bigisha mu ma enterprise rwose n'ikigo gikoresha bakavamo bavuga ngo babaga mu gihugu barora bo ariko mu bagabye imipaka z'igihugu abagabye imipaka z'u Rwanda na Kongo ntabwo twariho, n'abagabye imipaka z'u Rwanda na Burundi na Kongo bagenda ibihugu bihanana imipaka ntabwo twariho n'abazungu. Ubwo ni ukuvuga ngo twebwe turi kubara ni iby'iwacu. Ubu ngubu tubara ko aho imacumbi hano za macumbi zabibwe tugenda tureba imirima z'abatutsi arizo zimwe twatugoye turagenda tuvuga ngo natwe tuzijanira izingizi kandi tutaraziguze zifite benezo. Ariko mumenye ko dufite n'impunzi nazo zidafite iki muze none se ubu ngubu tutazifatira umuntu akimara gufata imbunda agahaguruka ati ndi kurwanya umututsi kandi uzi ko ari gutaha mu bye buryo butabaye contre sexe